Ndabashuhuje inshuti bakunzi bavandimwe Yesu Kristo nashimwe. Uwiteka abagirire neza aho muri hose. Dukomeje gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ryo ritubashisha gukomera muri uru rugendo. Niyo mata tunywa y'umwuka kandi niyo nkomezi yacu. Uwiteka rero ababashishe kugira inyota y'ijambo ry'Imana. Nifuje ko twaganira ku ngingo yitwa kwatura, kubera yuko iyi minsi kurimo kuravugwaho byinshi. Iyi minsi kandi urahura n'umuntu akakubwira ati njye nta cyaha ngira, atari ko bundi ubwo butumwa mumubwira njye nkora iki? Hari icyaha mfite? Iyi minsi undi akakubwira ati nta muntu wo kwizerwa, nta muntu nabwira ibyanjye kuko ndabimubwira mvemo, ndabivuga mbibwira uyu ejo nzasange byageze aho bari kwita ku mihanda, byageze ku Kabarore, byageze ku Karubanda. Ariko ntabwo ariko byagakwiye, ntabwo ariko byagakwiye, kubera yuko kuva kera kose umuntu yakakwiye kugira umuntu w'umwizerwa. Hagakwiye kuba hakiriho abizerwa, nubwo no mu bitwa abakozi b'Imana harimo abatakiri abizerwa, ariko hagakwiye kuba hakiri abizerwa. Kwatura rero ni ingenzi mu buzima bw'umukristo, ndetse no mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Burya ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Iyo umuntu agiye kwa muganga ntago amuhisha aho ababara, yewe niyo byaba biri mu bice by'ibanga by'umubiri wawe ukuramo ukamwereka. Bivuga ngo rero indwara yose kugira ngo uyikire ugomba kuyigaragaza. N'icyaha rero ni uko nguko. Icyaha kugira ngo gikire ntago wakikora ngo noneho wiherere, wibabarire, wiyumve yuko byakemutse, wumve yuko wabivuze mu ibanga, wumve yuko byarangiye wowe ubwawe ku giti cyawe. Hari ugukora icyaha ugasaba Imana imbabazi, ariko muri kamere muntu, uko umuntu ateye, hari ukuntu ikintu iyo akibanye akakibana gihinduka ikibazo. Muzumva ndetse kenshi hari abantu bavuga ngo barwaye indwara basigaye bita depression, cyangwa se agahinda gakabije, cyangwa se depression, kumva ngo umuntu yadeprimye. Akenshi aba afite ikintu cyamubayeho. Hari abagira depression kubera wenda kunywa ibiyobyabwenge, ariko nabyo biba byaturutse ku kindi kintu cyamubayeho, akagisha ntagire aho akibwira, akakibana, akakibwira, kikamubungamo, kikamubamo, bikarangira afashe itabi, bikarangira afashe urumogi, bikarangira afashe amayoga akomeye, agira ngo hari biraza kumanura, kururutsa umutima we, kururutsa ubwonko bwe. Ahubwo niko birenga, niko ikibazo gikomeza kurengerana kigakomera. Biba byiza rero iyo umuntu afite umuntu w'umwizerwa, biba byiza iyo umuntu afite umuntu yishyikiraho, umuntu ushobora kuganira nawe, akururutsa umutima we, akumva yuko situwasiyo arimo yayimurenza, akongera akajya mu buzima nk'ubw'abandi bantu basanzwe. Icyaha rero, yego hari icyaha ushobora gukora ugasaba Imana imbabazi, ukakibabarirwa, ndetse akenshi rwose, nta nubwo ari kenshi, icyaha cyose usabye Imana imbabazi irakubabarira, kubera yuko ihora yiteguye kutubabarira. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yapfuye akamena amaraso ye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ariko rero kwatura biri mu nzira zituma imigozi icyo cyaha cyakwiziringiritseho, cyari cyakwizungurijeho, cyari cyaragufatishije, icika, igahambuka, ukabasha kukigobotora, ntuzanagisubiremo. Kuko uzasanga kenshi hari icyaha nyine ukora, reka tuvuge nk'icyaha cy'ubusambanyi.
cyangwa se icyaha cy'ubujura, uribye nta muntu ukubonye ukumva ko birangiriye aho, ejo ukongera ukiba nta muntu ukubonye ukumva ko birangiriye aho, ariko amaherezo umutima ukomeza ushaka kongera gufata iby'abandi, ariko icyo cyaha usabye Imana imbabazi yego ukababarirwa, ariko ukagira n'uwo waturira, ariko hari akantu kambase ko kwiba, ko gutwara utw'abandi, rwose mfasha dusenge, mfasha ndebe ukuntu nasohoka muri iki kintu. Bizatuma uwo muntu aguha nk'ubujyanama bw'uko wabisohokamo, kubera yuko ntago ari kenshi umuntu yakwigira inama, ubisohokemo kandi ubicikeho burundu. Mu ijambo ry'Imana naho dusangamo amasomo muri Yohana wa mbere igice cya mbere, aho bavuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, kuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Amen. Kwatura ibyaha byacu rero, kwatura ni ukuvuga, ni ugusohora umwuka mu kanwa ukagira uwo bwira. Uzabwira Imana ariko wanabwira na mugenzi wawe, ndetse hari n'irindi jambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu, ukuvuga ngo wakagombye kugira undi muntu muganira akaba yakugira inama, akakuvana muri ubwo bubata bw'icyaha bumaze kukubaho akarande. Rero nta muntu utagira icyaha, kandi ntabwo ushobora kwira udakoze icyaha, kandi iyo ukomeje kubihishahisha ntahandi birangira, uri gusayisha ntihahandi birangira, uguye muri izo depression twavuze ntihahandi, ndetse hari n'abiyahura yumva byamuremereye kurenza uko wabyumva. Ibyo byose rero bituruka ko wanze kwatura ngo ugire uwo muvugana, agire ubujyanama guha, ubashe kwivana muri ibyo bintu. Rero atura uvuge maze ukire, icyaha kikureke kandi nawe ukireke, maze murekane burundu. Kandi mu kwatura uzaba utamaje Satani, uzaba umumwaje agucikeho rwose. Rero ndabinginga kugira ngo mwaturirane ibyaha byanyu, ariko nk'uko twabivuze nyine hari abatarabizerwa bamaze kuba benshi, shakisha umwizerwa, ndabizi neza ntabwo wamubura, Imana izabigufashamo. Data, ndagushimye kubwira ijambo, ngushimye kubw'inyigisho uduhaye. Ndakwinginga Mwami kugira ngo urebe uno muntu mwene data wananiwe kwatura, uyu nguyu wavuze ati nta muntu mfite nabwira, nta mwizerwa ngira, ndakwinginze kugira ngo umuhe uwo bagendana muri urugendo. Muhe umwizerwa, muhe uwamufata ukuboko amugira inama, muhe uwo yakwishyikiraho kugira ngo amufashe muri urugendo, uwo yakwaturira hanyuma iki cyaha kimwizingiyeho kikamuvaho, akabohoka, akarekana nacyo, akamwaza Satani mu izina rya Yesu. Ndakwinginga kandi kugira ngo urebe uyu nguyu nawe utaruzi yuko kwatura ari ngombwa, umugirire neza kugira ngo abashe kwatura, nawe abashe kuva muri ibi byose bimuziritse. Bagirire neza bose, kandi tugirire neza twese. Girira neza umuntu wese ugushaka, girira neza umuntu wese ukuvuga by'ukuri, ugirire neza abagutakambira muri iyi minsi bose, ubasubize kandi ubahaze ku buntu bwawe, ubagirire neza, ubambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.